murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Rigoga Ruth, ndi umunyamakuru wa RBA by'umwihariko mu biganiro by'imikino. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwasobanura mute siporo y'u Rwanda mu myaka 31 ishize, discipline, kwitanga, vision n'indangagaciro byafashije igihugu kwiyubaka. Musobanura mute impamvu iyo bigeze kuri sport biba ikibazo? Murakoze. Sinzi niba ari siporo gusa, ariko siporo iyo ubundi siporo ni warebamo ibintu nka 2 cyangwa 3. Icyambere, agaciro biha nakahe. What do you want to give? What value? Agaciro biha siporo nakahe. Icyakabiri, witegura ute? Witeguye ute kugira ngo ku gaciro kabeho cyangwa se gakure kazamuke? Mu rurimi rw'icyongereza ni organization. How do you organize to do that? Icyagatatu ni talent. Ubona mu bantu kuba badafite talent, you can't blame them. If I have no talent for football, really, don't blame me. It's not my fault. So icyambere ni agaciro biha. Icyakabiri, ubigenza ute? Ushyira hamwe ibikorwa n'ibitekerezo gute kugira ngo bizamure ka gaciro, noneho abantu bafite ubushobozi, ubumenyi, ibyo bavukanye bibaha. Ibyo rero nko mu gihugu tugashyiraho minisiteri ya siporo cyangwa za siporo zitandukanye, federation zazo zishyira hamwe n'iki. Iyo ni organization. Itameze neza ni ikibazo. Ikindi, umuco, mujye muha agaciro. Umuco ufite agaciro. Umuco mvuga ni iki? Hari n'abantu baba bazi umupira, cyangwa hari na organization ihari, cyangwa abayobora nabo barahari, ariko umuco bafite ndahoraga mbivuga ku mugaragaro. Ugasanga abakinnyi b'umupira aho kugira ngo bakine rwose bashyireho umwete n'umutima ubishaka n'iki, bagatangira gutekereza utuntu bashyira mu izamu kugira ngo iyo wagiyeho ibintu byose uba wabikubye na 0. Nuriya munyezamu ushatse ntiwamushyiramo, kandi niba wizeye twa tuntu wadushyizemo ukamwihorera, urashyiramo wiki. Ibyo rero bigera no ku bantu, ni kamere y'abantu, ntabwo mfite ukuntu nabisobanura bihagije. Impamvu umuntu yemera iki, undi atemera iki, cyangwa rimwe na rimwe no kwemera ikintu ubundi ku buryo busanzwe umuntu akwiye kubabona ko nta kintu kirimo, ariko umuntu akabyemera. Cyangwa se waba utemeye ibyo, ugatekereza ukuntu ariko uzasifura ninde, turebe uko tumugenza kugira ngo ejo azatubere. Iyo wagiye muri ibyo na talent wari ufite n'ibindi byose, ariko ubundi umukino, siporo kugira ngo itere imbere, ukora biriya bintu nakubwiye, ariko none ukanavuga uti okay, siporo habamo gutsinda, habamo gutsindwa. Kandi muri uko gutsinda no gutsindwa
harimo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo wagerageje wakoze ibyo washobora gukora, ahubwo niba wanatsinzwe wavanyemo isomo rivuga ngo ariko urabizi icyo nazize ni iki nakibonye. Umukinnyi nakinishije aho atagomba gukina, cyangwa iyo nzana mundi igihe bikagera bitya, ibyo ngibyo akaba ari byo. Rero iyo watsinzwe uvanamo isomo, ntabwo ugenda ngo wiyahure kubera ko watsinzwe. Imikino yose ntawe udatsindwa, ngira ngo murabibona. N'abazwi ku isi bihanganye muri za siporo zitandukanye, haba igihe ibintu byabagendekeye nabi nk'abo nk'abantu, ariko noneho ni timu. Ariko ni ibintu bihoraho rero, bihoraho. Noneho on average umuntu akavuga ati ariko urareba timu iratera imbere, cyangwa kanaka aratera imbere nawe, bituruka mu itimu cyangwa mu muntu utagiye mu bintu bigwe, ugiye mu bapfumu, ugiye mu gushaka ko watugira abantu, cyangwa hari ibindi bibi bakora ntirwa mvuga, kugira ngo ajye mu kibuga yacitse intege, adashobora gukina, adashobora no guhagarara, wamuvangiye imiti. Iyo byagiyemo aho, ndibwira rero ko aho tugeze, hari abantu benshi, abanyarwanda bafite muri bo talent, kumenya muri siporo zitandukanye. Twashakisha rero ahantu hose, ariko byose bishingira kuba ubanza kwemera uwo uri we. Ntabwo ushakisha gusa ibyo ubona hanze utihereyeho ngo ubanze uvuge utari ko nabigeraho nkanjye, kuko mfite uko nteye n'undi uko ateye bitandukanye, ariko nk'igihugu dufite abantu, timu yacu iteye itya, twayishakira iki, twagera gute. Ndibwira ko bishoboka, ariko ntabwo ari ibintu byizana gusa ngo bibe abantu batatekereje uko babigenza. N'amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bitandukanye nyuma y'uko Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda akonkurujinga ndetse kandi akananenga bimwe mu byakomeje kugenda bigaragazwa n'ama ekipe yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni nkubwira ngo benshi mu bakunzi ba Sport barakomeza kugenda bagaruka ku mukino wabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2026. Barakomeza kugenda bavuga uti Rayon Sport yaradushimishije cyane, yatsinze ibitego 2-1. Ariko nanone nubwo Rayon Sport yatwaye igikombe, hari bamwe mu bakomeje kugenda bagaragaza gahinda. Donko ndagira ngo muraza kunyemerera twibande ku ijambo ryakomeje kugenda rivugwa na His Excellency Paul Kagame, akomeza kugenda anenga imikino n'amakipe y'igihugu cy'u Rwanda, agaragaza ko ruswa, uburozi n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha turaza kureba mu by'ukuri ama ekipe agiye atandukanye, haba Gasogi United y'uwitwa Kenisi. Ubwo ngo amakipe yo mu gihugu cy'u Rwanda impamvu adatera imbere ajya gukina ku mugabane w'isi, ngo arakomeza kugenda by'umwihariko akoronizwa na ruswa. Ugasanga nyine mu by'ukuri umusifuzi yatamitswe, yahawe kabitugu kwaha kugira ngo nyine aze gusifura amakosa. Uraza gusanga mu by'ukuri umunyezamu afashe amarozi kugira ngo umunyezamu mugenzi we aze gutsindwa. Ikipe mbere y'uko ijya mu kibuga irakoresha ibirozi. Ukabona nyine n'ibyakomeje kugenda bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndarengana sinjye wabivuze. Ariko uraza kureba ama ekipe y'igihugu cy'u Rwanda impamvu atatera imbere, rimwe na rimwe mu by'ukuri urabona ko n'u Rwanda rubigiramo uruhari. Kuko nuza kureba abana bo mu gihugu cy'u Rwanda bakina umupira, ni bamwe mu bantu bagira hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ukabona nyine barakina umupira neza. Umupira ni supre, barakomeza kugenda ukoza ku kirenge, ukabona nyine abanyamahanga batangaye bibaza uti aba bana bari guturuka he? Abana bakina umupira gutya w'amaguru baturuka mu kihe gihugu? Kandi nyine wareba ukabona baturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Mwitwa Byiringiro Rage
yagiye gukina mu Bufaransa, agezeyo mu by'ukuri azarebe abakobwa baho, ubwo mu by'ukuri amazi atangira kuzura akanwa. Azarebe abakobwa mu Bufaransa, amazi atangira kuzura akanwa. Avuga uti ibyanzanye ndabisubika, byanga byakunda ndaza kurongora Umufaransa. Ubwo nuza kureba imico, imyifatire y'abakinnyi b'igihugu cy'u Rwanda na discipline, urabona ko nyine ni hafi ya ntabyo ni zero. Ibi ngibi kandi ibyo wakora byose udafite discipline, mu by'ukuri uba wabyishe. Festival discipline, kubera ko discipline niyo ishobora gutuma ugera kure cyangwa ukagera aho wigeza. Abakinnyi, abanyamakuru n'abandi batandukanye, harimo n'abatoza tutabasize, ndagira ngo tuze kuba tubagarukaho ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Ariko ni nkubwira ngo ruswa mu gihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe mu nzego zitandukanye ikomeza kugenda igaragazwa cyane, kugeza naho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe abibona, agakomeza kugenda abigarukaho, avuga ko impamvu igihugu cy'u Rwanda kidatera imbere by'umwihariko mu mikino, ndagira ngo mu by'ukuri nyine murabizi u Rwanda ni igihugu ku mugabane wa Afurika gifite umutekano cyangwa kigaragara mu bihugu 10 bya mbere muri Afurika bifite umutekano n'igisirikare gikakaye ku isi. Ariko nuza kureba mu mikino, nuza kureba mu itangazamakuru, urasanga ni imprisa zero gusa, ni zero, kuko uraza kubona abanyamakuru n'abakinnyi wagira ngo bararozwe. Ubwo ni nkubwira ngo mu gihugu cy'u Rwanda nugerageza kuza nk'umunyamakuru wa kinyamwuga, baraza kugushakira uburozi cyangwa se bakugire ku mupfumo. Nuza uri umukinnyi uri gukina neza, uri guhiga abandi, baraza kukugira ku mupfumo, bagushakira ibirozi. Uko nyine uraza kubona ko ibintu bikomeza kugenda bikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ari byiza cyane. Ibi byose nibyo bituma igihugu cy'u Rwanda mu mikino n'itangazamakuru showbiz bidakomeza kugenda bitera imbere. Ibi byose nuza kubihuza, uraza kubona ko nyine ntabwo mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda cyatera imbere kigifite amakosa ameze gutya. Ariko ndagira ngo tugaruke ku byakomeje kugenda bigaragazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yakomeje kugenda ashimira ikipe ya Rayon Sports. Nituzajya dukoma urusyo tujya dukoma n'ingasire, kuko umukino wabaye ku itariki 7 ukwezi kwa 8 2026, ikipe ya Rayon Sports mu by'ukuri yerekanye umukino mwiza cyane. N'umukino warebaga ukavuga uti ahangaha kabisa ni trebya, kuko warebaga ukuntu mu by'ukuri abakinnyi bakomeza kugenda bakina mu kibuga, ukavuga uti kabisa uyu mukino urateguye. Tekereza kugezaho naho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda areba uwo mukino akavuga uti nabaho u Rwanda rwabaho runyeretse umukino mwiza. Iyi ekipe ya Rayon Sports ku itariki 7 ni umukino mu by'ukuri wabaye mu masaha y'imugoroba, ubona ko iyi ekipe Rayon Sports yakomeje kugenda igaragaza mu by'ukuri bitangaza. Abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kugenda bishima, kuko warebaga nyine umupira ukumva utarangira pe. Nanjye ndaza kuba mbihamya impress 100%, warebaga uyu mukino ukavuga uti uyu mukino iyaba utarangiraga, kuko byari ibintu biryoshye pe, byari ibintu biryoshye. Nibikubwira uze ko byumva gutyo, ntabwo nge nahawe ruswa kugira ngo mu by'ukuri nze kuvuga cyangwa se nze kuvugira Rayon Sports. N'ibihembo byakomeje kugenda bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'umukino Rayon Sports yerekanye, mu by'ukuri wabonaga ko ari umukino mwiza cyane pe. Save mu by'ukuri urarebaga ukavuga uti kabisa ibi byo nibyo tuba dushaka mu gihugu cy'u Rwanda, nimugaragaza umukino umeze gutya, mujye mureka ubunyagasozi. Kuko urareba mu by'ukuri nk'uwitwa Rage, nuza kumusesengura urabona umukino yakomeje kugenda agaragaza mu ma ekipe y'igihugu cy'u Rwanda yakinnye neza pe. Mu myaka yakinnye neza, ariko yarangijwe n'amajipo y'abagore. Ukabona mu by'ukuri abakinnyi bakina mu ma ekipe y'igihugu cy'u Rwanda batagiye mu biyobyabwenge, batagiye mu byo gusambana, nyine ubusambanyi bubaganze. Mu by'ukuri ubona ko igihugu cy'u Rwanda cyasisanga ku mugabane w'Uburayi kiri gukina n'andi maki, kuko nuza kureba abakinnyi b'igihugu cy'u Rwanda baraza kuba mu by'ukuri bagurwa bajya gukina hanze, nibagerayo baragenda baconga umupira, bavuga uti cyakora cyo aba bana b'igihugu cy'u Rwanda bazi gukina umupira. Nukubera iki rero iyo bari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda batagaragaza mu by'ukuri change cyangwa se impinduka, bazigaragariza nyine abakunzi babo,
ahubwo mu by'ukuri bagera ku mugabane w'uburayi ukabona ko bakina neza. Ikindi kintu muri buze kuba mwatekerezaho cyangwa se mukanarebaho, ntabwo mu by'ukuri abakinnyi baturutse mu gihugu cy'u Rwanda bagiye gukina mu burayi baza kuba barambayo. Ikintu gituma batarambayo mu by'ukuri bagerayo ukabona bakunze abakobwa b'abazungu, bagerayo ukabona bari kwinywera amayoga, bagerayo ukabona mu by'ukuri behavior zabo cyangwa se imico yabo ntabwo ari myiza. Iki kintu nicyo gishobora gutuma abakinnyi b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu by'ukuri umukino ndetse n'umupira w'igihugu cy'u Rwanda udatera imbere. Nituzajya dukoma urusyo mujye mureka dukubite n'ingasire. Ubwo kugeza kuri aka kanya n'ibihembo byakomeje kugenda bigaragazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashimira ikipe Rayon Sport, ndetse kandi nanjye ndashimira Rayon Sport yatweretse umukino mwiza. N'umukino wabaye mu by'ukuri nanagiye mu butumwa bw'akazi, nagendaga nkureba mu modoka ndimo kuza, ariko wabonaga ko ari umukino mwiza cyane. Yari umukino mwiza, nimba ivuga muze kubyumva. Ngewe ndababwira ngo mpagaze ku maguru yanjye abiri, ntabwo natamitswe na Rayon Sport cyangwa se nahawe kabitugu kwa na Rayon Sport kugira ngo nyivugire, no jamais. Nge suko nteye Mr Fero, nge ndaza nyine ngashyiraho ibintu mucyo. Ubwo ariko kandi Perezida Paul Kagame nyuma yo kwemera ko agiye gutanga imodoka ya miliyoni 22 ku ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kugaragaza umukino mwiza ku itariki 7, ndagira ngo mwarabibonye ku isa moya uyu mukino wari kugenda mu by'ukuri urangira. Ariko ni umukino bonaga ko mu by'ukuri warangiye, abari bagiye gufana ntabwo bifuzaga guta stade Amahoro, nyuma yuko mu by'ukuri ubona ko muri Kigali hano kuri Bike Arena ukamanuka kuri stade Amahoro, ndagira ngo mu migina mwabonye uko byari bimeze. Mu migina hose hari hakubise abafana, cyakora cyo bahombeje igihugu cy'u Rwanda kuko bakomeza kugenda bamena ibirahure basanze ku muhanda. Ndagira ngo twatwuma dutangira nyine abantu kugira ngo nibaze kurenga umuhanda n'imodoka, ubonaga ko mu by'ukuri abafana barazaga bakubita bavuga uti muvane mu nzira, Rayon Sport yacu iratsinze, Rayon Sport yacu nyine yakoze ibitangaza. Ukabona ko mu by'ukuri abafana bo iva mutima zabo byari ibintu wakomezaga kugenda ureba ukavuga uti wow kabisa. Nubwo bari guhombya Elma Save, wabonaga ko mu by'ukuri ari ibintu bisa neza cyane, byari ibintu bisa neza kubera ko nureba ekipe ya Rayon Sport yagaragaje umukino mwiza ndetse n'ibihembo bigiye kuyihabwa n'ibindi byayihawe. Mu by'ukuri urabona ko ibikwiriye impresa 100%. Ariko ndagira ngo tugaruke ku ma ekipe ajya atandukanye yakomeje kugenda agarukaho nyuma yuko ama ekipe ajya atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko impamvu atari buze kwa mu by'ukuri avugwa cyangwa se impamvu adatera imbere. Tuze kuba tugaruka ku ikipe bita Gasogi United by'umwihariko witwa Kenisi. Ndagira ngo Kenisi n'umwe mu bantu mu by'ukuri bafite ekipe ubona ko iramutse igiyeho mu by'ukuri imbaraga, iramutse igaragaje discipline, iramutse igaragaje gutozwa bihagije ndetse ikanagaragaza abatoza babandi nyine ubona ko mu by'ukuri babyize esprit, atari babandi bakomeza kugenda bahimba. Ubona ko Gasogi United iramutse ihawe umukino igahabwa amahirwe, uwitwa Kenisi mu myaka 5 iri imbere dushobora kumva ngo ku mugabane w'uburayi nawe yaje kuba ahageza ekipe ye. Kuko iyi ekipe ni ekipe ureba ko mu by'ukuri ikomeza kugenda igaragaza mu gukina ubushake n'ubushishozi, ariko cya kinyabupfura ya ruswa ndetse na bya bintu byo gukunda abagore by'umwihariko ku bakinnyi b'igihugu cy'u Rwanda ukabona ko bikomeza kugenda biganza abana b'igihugu cy'u Rwanda. Ninkubwira ngo nimba hari ikintu gikunda abagore, nimba hari ikintu gituma abakinnyi b'igihugu cy'u Rwanda badatera imbere, no gukunda ijipo kuruta igihugu no gukunda ijipo kuruta amakipe yabo. Kuko nimba ivuguze kubyumva neza, abakinnyi b'igihugu cy'u Rwanda bakunda ijipo, bakunda kurongora pe, nimba ivuga muze kubyumva. Kuko nunareba uraza gusanga bamwe mu bakinnyi bagiye gukina hanze mu Bufaransa, mu Bubiligi barirukanwe bazize gukunda kurongora. Ukabona yagiye mu Bufaransa, ukabona yagiye mu Bubiligi, ariko agezeyo kugira ngo akine yamaze kuba agaragaza rechange zimeze neza cyane, yarambitse fimbo ikirenge gishyize kuri baro, ukabona abanyamahanga abafaransa bari kureba kavuga uti wow congratulations this Rwandan. Ukabona nyine umwana yakoze ibikorwa bidasanzwe, ariko kubera gukunda ijipo mu by'ukuri ukabona nyine
avuye mu kibuga yabona abagore baramusagariye mu by'ukuri baramukubita utubizu baramukubita ibintu ukabona nyine ntibisanzwe we akahita avuga uti cyakora cyaha ndakura umugore w'umufaransa nk'uwitwa Byiringiro Rag uyu nguyu akomeza kugenda kubitirwa mu tubari ndagira ngo murabizi uwitwa Byiringiro Rag hatagize igikorwa ni ukuri kw'Imana mu by'ukuri impano ye twaza kuba tuyibura kuko n'umwe mu bantu bagenda mu tubari ugasanga nyine banywe inzoga barasinze ukabona n'ejo mu kibuga nta bintu akora ndagira ngo mu by'ukuri nibikomeza kugenda bigaragazwa ariko ekipe ya Rayon Sport nikomereze aho ngaho nakomeje kugenda vuga Rayon Sport nibagirwa umukeba wayo APR FC nayo ni ekipe ubona ko mu by'ukuri ikomeza kugenda igaragaza uruhari mu by'ukuri ndetse kandi no kuba yazamura igihugu cy'u Rwanda bakaba mu by'ukuri bakigira international by'umwihariko muri sport ariko iyi ekipe ya APR FC ubona ko mu by'ukuri nubwo ni ekipe muri kimwe cya kabiri cy'imikino ubona ko ikomeza kugenda yitwara neza ariko yagira kuri demi finale ukabona mu by'ukuri ntabwo iri kugaragaza umukino muzima kuri demi finale Rayon Sport iraza ko mu by'ukuri yitwara neza ariko nureba APR FC kuri demi finale ubona ko ari ekipe igirayo yamaze gushya ubwoba yatite nyine ariko mw'abanyarwanda mwe mujye mureka turebe kure ushobora gusanga nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agaragaza ko amakipe impamvu mu by'ukuri adatera imbere rimwe na rimwe barashaka gukoresha uburozi kuruta impano bafite kandi nunareba urasanga amakipe y'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri afite impano ariko ikigaragara ruswa uburozi by'umwihariko kugira ngo mu by'ukuri utsinde ibyo byose wabizanye mu by'ukuri uba wabyishe ariko discipline nicyo cya mbere festival discipline muraza kunyemerera mbavuze iminota myinshi ariko mu by'ukuri mukande subscribe kuri Kigali yesterday 250